Baptiste muri Aserwa. Aserwa ni umuryango nyarwanda uharanira inyungu rusange ugamije guteza imbere ibidukikije no kubaka ubwiherero. Uko tumaze kubona ko mu bigo cyane cyane abana b'abakobwa igihe cyo kujya mu bwiherero bavanga imyanda itabora ziriya pads twasanze byangiza ibidukikije. Duhitamo rero gutangira ubukangurambaga mu mashuri, ahantu hahurira abantu benshi, amavuriro. Ni gahunda dutangira ngaha muri fawe ariko zakomeza mu gihugu cyose. Kwanga imyanda ibora n'itabora bigira ingaruka. Icya mbere bituma ubwiherero bwuzura vuba, ugasanga abantu barahora batanga amafaranga buri gihe yo kuvidura kandi bitari ngombwa. Icya kabiri bigora mu gihe cyo kuvidura. Niba imodokari hano bakoresha mu modoka ije kuvidura kugira ngo izakurure ziriya pads, amasashe, kotegisi n'ibindi barajugunyemo, usanga bigora imodoka idashobora kubikora. Rero icyiza ni uko bajya babanza kubivangura. Ubwo bukangurambaga niho bwahereye kuko dufasha abantu batandukanye mu myumvire, cyane cyane mu bijyanye no gukoresha ubwiherero. Amazina yanjye ni Twingabire Grace, tukaba twaje duturutse mu muryango uharanira inyungu rusange, tukaba witwa Aserwa. Tukaba dukora akazi abenshi kajyanye no kuvidura ubwiherero, twara amazi mabi. Hanyuma tukaba abandi barimo muri association hakaba harimo n'abubaka ubwiherero. Ni muri urwo rwego rero kubera akazi dukora muri inyungu rusange za bose, twaje gusanga ibibazo dufite, dusanga hari ibibazo byinshi duhuriramo nabyo iyo turimo kuvidura, tugasanga imyanda ibora n'itabora babivanga, cyane cyane nk'iyo ugiye kureba amapads abadamu nkatwe dukoresha cyangwa se za pampa twambika abana, ugasanga ziragenda zangiza ibyo twakabaye tubasha kubona nyuma tumaze kuvidura. Amazina yanjye ni Karangwa Queen Ruth, nkaba niga senior 2 bro ku kigo Fawe Girls School. Mbere na mbere twakiriye amahugurwa avuye ku kigo Aserwa gishinzwe ibidukikije n'amasuku mu Rwanda. Twakiriye inama nyinshi, bimwe na bimwe ntabyo twari tuzi, ibindi twari tubizi, kandi twasanze hari ibyo twakoraga atari byiza. Tukaba twafashe ingamba nk'abanyeshuri, tukaba tugiye kubihindura. Ibyo twakoraga tuzi ko ari byiza nyamara atari byiza, tukaba twafashe ingamba zo kubihindura, ndetse naho tuzajya mu biruhuko, aho tuzaba tugiye mu ngo iwacu ndetse na sosiyete dutuyemo, tukaba twafashe ingamba zo kuzabashishikariza kureka ibyo bakekaga ko babikora nk'aho ari byiza nyamara bidakwiye kandi byangiza na environment dutuyemo. Bakaba twabashishikariza kubirwanya nkuko natwe twafashe ingamba nk'abanyeshuri, ndetse tukazagira inama na bagenzi bacu b'abanyeshuri aho tuzaba tubasanze mu ngo iwacu. Zinanjye nitwa Uwineza Kevin, niga mu gatandatu, nkaba niga kuri Fawe Girls School. Uyu munsi twakira amahugurwa avuye ku kigo cyitwa Aserwa. Mu by'ukuri bimwe mu byo batubwiye ntabwo twari tubizi, cyane cyane nkatwe abakobwa twasanze umubare munini natwe tugira ingaruka kuri environment yacu, cyane cyane badusobanuriye ku bikoresho dukoreshwa twe nk'abakobwa ari byo twakita pad. Dusanga bifite ingaruka nini kandi ingaruka mbi kuri environment yacu, uko tuzita mu matoilette nk'uko babidusobanuriye, ni nako birushaho kwangiza environment. Kandi twaba twafashe ingamba yuko ibyo tugiye kubihindura, ko bimwe twabikoraga twumva yuko nta kintu bitwaye, ako kuva uyu munsi tugiye kubihindura, ndetse naho tuzajya mu rugo tuzashishikariza n'abakobwa bagenzi bacu, kuko umubare munini natwe tugira ingaruka nini kuri environment yacu, ndetse gira inama mu rugo abo tuzasanga ko twasanze yuko uko ducukura amatoilette afite metero ndende nako byangiza amasoko y'amazi, kandi natwe tuzayakoresha mu gihe kizaza. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ukundwa Kelly, ndi umunyeshuri kuri Fawe Girls School. Uyu munsi twakiriye amahugurwa twayahawe na Aserwa ku bintu bijyanye n'isuku. Nk'uko tuzi isuku ni isoko y'ubuzima. Mu mahugurwa twakuyemo ibintu bikomeye cyane. Twakuyemo ko isuku igomba kuturanga mu kigo. Ahantu hose tugomba kumenya aho tugomba gushyira imyanda,
hari ahabugenewe tugomba gushyira imyanda tuyivanguye n'indi kugira ngo iyo myanda twashyizemo bazayikoresha bakora ibindi bintu bishobora kuba byagira umumaro igihugu, urugero nk'amapave muri ino minsi basigaye akozwe mu maplastike, ndetse n'iyo myanda yindi igakoreshwa hakorwa ibindi bintu by'ingenzi mu buzima busanzwe bwacu kugira ngo tubashe kubaho twirinda tuzigama amafaranga ashobora kuba yakora ibindi bikorwa bitandukanye mu gihugu ndetse tunarinda ubuzima bwacu.